bavandimwe nkunda nimugire n'ingabire ze zose. Duteranye kuri uyu munsi wa gatanu cya mbere mu masengesho twiyemeje gukora dutakambira Imana dusabira iyi si ngo ibohorwe ku mbaraga z'ikibi, kandi twiyemeza kwigomwa ngo duhongerere ibyaha byacu n'iby'isi yose. Mu icyumweru cya mbere rero, uyu munsi wa gatandatu urasoza icyumweru cya mbere mu byumweru 13 tuzakora muri iyi minsi 90, dutakamba, duteza amaboko, duhongerera, twambaza, kandi nanone dushimira, dusingiza. Nagira ngo rero muri aka kanya twese hamwe dutangire iri sengesho ry'uyu munsi wa gatandatu. Uyu muraza kubibona mu mwizo uyu munsi ko burya umuntu ashobora gutakambira akabitangira, akitangaho ingwate, akajya y'uwo atakambira akavuga ati bagiri niyo byaba bisaba ubwanjye nababazwa ku mpamvu yabo. Imana n'umwe umutima ukunda iteka ryose ushobora mu mwanya bara ugatwarana nawe ububabare bwe, cyangwa se ukitanga kugira ngo bwa bubabare bwe buhongererwe. Reka tubanza kwirukana ikintu kiba muri kamere ya muntu ubusanzwe cyitwa ubwoba bwo kwitinya. Iteka ryose dukunda kwireba umuntu agasanga aho ari, uko ari, nuko ameze, hari ibintu iteka ryose abona ko bidashoboka kuri we, cyangwa se atashobora, cyangwa se akabyita akabiharira ko ari ingabire zihambaye z'abantu bamwe na bamwe, cyangwa ubutungane bwagezweho n'abantu bamwe na bamwe. Uyu munsi Nyagasani arakubwira ko iyo agushyizemo iyo nyota akanaguhamagara aranagushoboza. Tubanze rero twibohore ku ngoyi z'ikibi, maze twinjira mu gutakamba n'umutima usukuye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Nyagasani Yezu Kristo umukiza wanjye, mwami wanjye kandi Mana yanjye, uri byose kuri njye. Amahirwe yanjye ni wowe Nyagasani, wanshunguje amaraso yawe, wemera kumfira ku musaraba. Ku musaraba watsinze sekibi, kandi wirukana roho mbi z'ubwoko bwose. Ndagusabye ngo unkize roho mbi z'ubwoko bwose n'ingaruka zose za sekibi unkurikirana. Ntizongere kunyigabiza, ntizongere kunyoshya, ntizongere kunkoresha, ntizongere kumbuza ubwigenge nagabiwe nawe ku musaraba. Ndabigusabye mu izina ryawe, ndabigusabye kubera ibikomere byawe, ndabigusabye kubera umusaraba wawe, ndabigusabye mbinyujije ku mubyeyi Bikira Mariya. Amazi n'amaraso byavuye mu mutima wawe, byo soko y'impuhwe, nibinyuhagire binyeze bimpanagureho imyaku yose, umwaga wose, umuvumo n'ubugwari. Nibimbohore ku ngoyi y'ibyago by'uruhererekane, ingeso mbi za karande zanyigabije, binkize ibikomere byanjye, kandi bintandukanye na sekibi, kugira ngo nshobore kubaho nk'uwigenga. Ibyo mbisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Uyu munsi rero wa gatandatu turazirikana iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi
igitabo cy'iyimuka Misiri ntabwo ari igitabo cy'umuhanuzi, ni iyimuka Misiri umutwe wa 32 umurongo wa 30 kugeza kwa 32. Iyimuka Misiri umutwe wa 32 umurongo wa 30 kugeza kwa 32. Ni Musa asabira abayisiraheli imbabazi. Bukeye bwaho Musa abwira rubanda ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ubu ngubu ngiye kuzamuka njye imbere y'Uhoraho, wenda nshobora kubaronkera imbabazi z'igicumuro cyanyu. Musa yongera gusanga Uhoraho, maze aravuga ati, ntabyo, uyu muryango wakoze icyaha gikomeye, bihimbiye ibigirwamana bya zahabu. None rero ubababarire igicumuro cyabo, bitabaye ibyo unsibanganye mu gitabo wanditse. Iryo ni ijambo ry'Imana, turishimiye Imana. Bavandimwe nkunda, amaso abona icyaha twese turayagira, umunwa uvuga ibibi n'ubuhemu bw'ibyo twabonye, bw'ibyo twumvise, twese turawufite. Ni gake cyane umuntu imbere y'icyaha azirikana amagorwa agikomokaho n'ingaruka kigira, ngo yiyemeze gutakamba ahongerera. Biratubangukira kuvuga ibibi by'abandi, biratubangukira guca imanza, kunegurana, biratubangukira gucira undi urwo gupfa, cyangwa se rimwe na rimwe tukanavuga tuti nagende niwe wizize. Awa yabikoraga se atabona aho bizamugeza. Icyaha cy'undi kibanguka vuba. Kandi kikagaragara. Umwinginzi nyawe ahora ameze nk'umunyantege nke imbere y'Imana. Iyo areba ibyago by'undi, iyo areba ingaruka bishobora kumugiraho, niyo yaba nyiri ukubikora atabizirikanaho, we biramubabaza akiyemeza gutakamba agahongerera. Ntabwo duhongerera dusabira abandi kuko babidusabye. Ntabwo dushobora kwitanga kuko tubibwirijwe. Yewe n'ikimenyimenyi n'aya masengesho yo gusabira isi no kwitakambira, nta wabona igihemba guha cy'ukwigomwa kwawe, ariko Imana ireba umutima wawe. Musa aratakamba agira ati, nanone bongeye. Burya umuntu agwa kenshi. Mwese mwarabibonye mu buzima bwacu. Hari ikintu uniyemeza kutazongera gukora, ariko ejo ukongera ukaganzwa n'intege nke ukagisubiramo. Hari igihe ubwira umuntu iyo agukoshereje uti ndakubabariye ariko ni ubwa nyuma, nizere ko utazongera. Ariko uyu munsi twese tugiye kwikubita imbere y'Imana nk'umubyeyi w'impuhwe, umubyeyi w'umunyambabazi, tuyibwira ngo bababarira icyaha igicumuro cyabo.
bitabaye ibyo nsibanganye mu gitabo wanditse. Mbega urukundo, mbega urukundo. Ninde muntu wemera gusibanganya icyaha cy'undi akemera ko ukwigomwa kwe cyangwa ukutakamba kwe kugirana n'amasezerano n'Imana? Tumenyereye kwiyangaja mu bintu bidufitiye inyungu, tumenyereye kwitangira bene wacu, abantu bacu, abawe, nabyo ala limite bikagera aho bigarukira. Uyu munsi umutima wacu Imana irawaguye, umutima wawe Imana irawaguye. Ibyo ubona byose, ibyo wumva byose, Imana iguhaye akanya ko kugira ngo winginge, kubera ko ikiguhaye kubibona, Imana iguhaye kubona, ikaguha kucyumva, ikaguha guhura nacyo. Niyo waba ari cyo wagiriwe, Imana ibigira ngo aho ngaho hagaragarira ububasha bw'impuhwe zayo. Nyagasani ashyize ikiganza kuri buri muntu wese unyumva, kugira ngo amuhe imbaraga zo kubabarira atabara, zo kwibabarira ubutarambirwa, zo gusenga atakamba asabira abandi, iteka yigira ingwate, kugira ngo urukundo rw'Imana n'impuhwe zayo rugarura amasezerano y'ineza yayo. Mbasabiye umugisha uva ku Mana, Nyagasani abidushoboze kandi abidukoreremo. Hari abantu twese uyu munsi tugomba kuzamurira ibiganza tukabasabira kubera ibicumuro n'ibyaha barimo, mu gihe bo batanabizirikanaho cyane. Umutima wawe Imana iwaguze ineza yayo, ubu Kristo bwawe bubyare roho nyinshi. Imana iguha umugisha. Bavandimwe, reka dusabe umugisha uyu munsi w'iki cyumweru cya mbere. Nyagasani Yesu Kristo umukiza wanjye, ubwiyobera ryo kwigira umuntu kwawe mbohora, kubwo kuvuka no kwigaragaza kwawe mbohora, kubw'abatisimu yawe no gusiba kwawe mu butayu mbohora, kubw'umusaraba wawe n'ububabare bwawe mbohora kandi unkize, kubw'amaraso yawe n'ibikomere byawe bitagatifu mbohora, kubw'urupfu rwawe n'ihambwa ryawe mbohora, kubw'izuka ryawe mu bapfuye mbohora kandi unkize, kubwo gusubira mu ijuru kwawe gutangaje mbohora, kubwo kuza kwa Roho Mutagatifu muhoza mbohora, kugira ngo ikuzo ryawe ribengerane mu buzima bwanjye mbohora kandi unkize, biri mu gikoresho cyawe. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yesu, Yesu, ubishatse wankiza, ubishatse wankiza.
ntashira